ubu burwayi Dawidi ntiyarabuze abaganga, Dawidi ntiyarabuze abantu bo kuvuga uyu mwana arwaye iki n'ibipimo no kumupima ubwo burwayi bwe bashobora kubigeraho. Ariko rwose imirongo ye hepfo iragera itwereka yuko Dawidi atigeze abitekerezaho ngo abihe umwanya. Hari umwana nigishaga w'umukobwa, yari umukobwa uhora n'ubutesi, agahora ari umuntu umwaka avugira mu mazuru, ikintu cyose mama akavugira mu mazuru. Ndaze umwana ngira amahirwe mama waraza turaganira, mama arambwira umwana wanjye nimumukunda ibintu byinshi. Ndavuga ni mama ni umwana wawe waramutetesheje cyane, yumva mukoze ku mutima uko ayo mateka yarayazi. Nabwiye rero uyu mwana wawe nundatabarira hafi no gutsindwa azatsindwa, kuko ubutesi bwe ibaza umwana utarashoboraga kwambara akamambiri muri doro hamwe n'abandi bana, akumva ko rwose ntawakora kubye kubikoraho n'ukurira ubutesi bwinshi. Ariko amanota yarasohotse kuko basaga ari mu cyiciro cy'abantu batsinzwe. Rimwe na rimwe ababyeyi barasabwa kwitonda, bakitondera ibyo abana babasaba, bakitondera ibyo bumvise nk'amakuru, bagatekerezaho kabiri. Buryo umuntu atangiye kwifuza ibyishimo biba bikeye akarwara. Ibaza umuntu wifuje akarwara, iki kintu kirakomeye. Kwifuza gusa nta nibu yamuriye ngo arware malaria, wenda nta n'ibintu bidasanzwe yarengo bimwanya, ariko gusa kwifuza bitera umuntu kurwara akaryama, kuko yaragiye araryama kandi iyo bamurabaga babona ko arwaye. Abarwaye psychological, intekerezo ziba zaranye, kandi buryo umuntu arwaye muri mu mitekerereze abarwaye bikomeye. Ushobora kurwara ukuguru ugatekereza neza, ugatanga inama nzima, ugakunda abantu, ukabafasha, ariko ubwo iyo byageze mu byarwariye aho ngaho reka biba byaragiye. Ntabwo aba bikiri muzima nabo. Yego, ubwo imisiyo yo kwifuza kwe ahangaha tusa nkaho iba yacivuti, wayigezeho yifuje nyine Tamari ubwiza bwe abugezeho, ariko se byarangiye bite? Buriya abantu benshi bajya bifuza ibintu. Twasomye muri Yesaya, Satani avuga ati yewe ndashaka kuzamura intebe yanjye gasombe isumba byose, ariko Yesaya byarangiye batweretse yuko ngo uzamanuka ujye kuzimu kune barwarwo, kugira ngo se abantu bose bazatanga ati ese ni wowe wa wundi twari tuzi. Byamuno nagahinda gusa. Hari izindi ngero twabona z'abantu bagiye bagira ingorane yo kugwa mu cyaha cyo kwifuza bikabavira wenda nahoze ntekereza wenda turi buze kubageraho nabo barahari, ariko Imana yaravuze ngo uzazamuka. Ubwo turi muri Yesaya wenda kugira ngo tuze 14 ukuntu yavuze ati rwose nashaka kuba nk'isumba byose, ariko ugeze ku murongo wa 15 ariko ubwo ni ikinyuranye cy'ibyo wifuzaga. We rwose yifuza ko ati nk'isumba byose, akaba nk'isumba byose, ariko no opposition uzamanuka kuzimu ugere kundi bayarwarwo. Abazakubona bazakwitegereza cyane, bagutekereza bati uyu niwe wahindishaga isi umushyitsi, akanyeganyeza ubwami, agahindura isi ubutayu, asenya imidugudu yo muri yo, ntarekura abanyagano ngo basubire iwabo. Ariko ikintu gikomeye uzamanuka. Ariko ikintu gitangaje abantu barumiwe maze kumanuka. Umuntu ni wundi wari umuntu w'igitangaza, ufite uko abayeho, abana bameze neza, bimeze gute. None pe yajya kwiba, none bamujyanye muri gereza, abana bahindutse ukundi. Bivuze ngo uko wari umeze aho kugira ngo uzamuke uko wabyifuza, ahubwo uramanuka. urumva ukuntu biteguye cyaje kwifuza ingaruka z'icyaha. Satani yaramanutse
aramanuka ava ahantu hose, aramanuka ngo uzamanuka ugenda ugera ikuzimu kundi bayarwa rwobo. Ariko urwobo ni ikintu gikomeye. Buriya umuntu yaguye mu rwobo ashobora no gusigayo ubuzima. Kuvunagurika ahantu hose kugira ngo ubone abagutabara ngo bakuzamure. Kubera ko nubwo Imana ari urukundo ushobora kwifuza wenda Imana ikagukiza, ariko ntabwo bibura ingaruka bigusigira. Icyakubera cyiza rero nuko wareka kwifuza. Uwo ni urugero tubonye, wenda rumwe rwa Rusufero washatse kwifuza akavuga ati yewe nzazamura intebe yanjye isumbe yisumba byose. Ariko iyo usomye mu gitabo wenda tujye mu gitabo mu rwa mbere rwa Samweli, hari amagambo ubwo tugiye kugera ku rugero rumwe nibura rw'umuntu wagerageje kwifuza ariko bikarangira bimugizeho ingaruka zikomeye cyane. Hari igitekerezo gikomeye cyane. Dawidi ni umuntu rwose Imana yari yarahaye umugisha. Rwa kabiri rwa Samweli igice cya 13, igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 13, hari inkuru ndende. Wenda si uko ariyo yonyine gusa y'umuntu wagizweho n'ingaruka zo kwifuza, ariko hari inkuru ndende itubwira iby'umuntu witwa Munona Tamari. Aba bantu bari umuryango wa Dawidi. Dawidi rwa kabiri rwa Samweli igice cya 13 duhere ku murongo wa mbere. Ntabwo ari Dawidi gusa twabonye Rusuferi ashatse kwifuza iby'abandi. Birigiye ritubwira abantu benshi. Hari n'umuntu wifuje umutini w'abandi. Ahab rwose ashegera umutini wa Naboti ati ndawukeneye, kandi byarangiye yishe disi. Ahubwo nawe byarangiye bimugizeho ingaruka. Yarishe nawe apfa urupfu rubi, nta nubwo yahambwe. Imbwa zaramuriye zimura ku musozi, kuko Imana yavuze ngo hahandi umuntu w'Imana yaguye ni imbwa zizara amaraso yawe. Wenda nagira ngo wenda Dawidi nawe urabizi amateka ye. Yigeze kubona umugore aramwifuza, amugeza ubwo amusambanije, akoresheje diplomasi zitandukanye cyangwa ubucakura, wenda tubyita ubucakura butandukanye. Aramushyikira, aramusambanya, hazamo ingaruka, bateye inda, atangira guhisha ibimenyetso. Abantu bifuza iyo byakomeye bahisha n'ibimenyetso. Bahora mu rugamba rukomeye cyane. Atangira guhisha ibimenyetso, atangiye guhisha ibimenyetso, n'ubundi biranga, abarishe yisha umugore wa mugabo wa mugore. Kandi ikintu gitangaje njye ntekereza kuri ibi bintu, Dawidi yabaze igihe kinini cyane ari mu ntambara na Sawuli. Agenda abona akazi zitandukanye zo kugira ngo amwice. Rimwe hari aho yakase ku binyita bye, hari ahantu yagiye abona uburyo bwinshi. Akavuga ati mva ntago nakwica umuntu Imana yimishije amavuta. Cyo kwifuza cyari kitaraza. Aho kizi rero cyaraje kiza ari kabutindi. Gifunguye amarembo abonye umugore aramwifuje, agerageje uburyo bwose bushoboka mugeraho. Ingaruka ziraje, yinjiye mu bwicanyi, yatangiye kubeshya. Kuko akimara kujya muri ugisha ibyaha byagiye biza byikurikiranye, yarabeshye, arica, agera gute nuko. Imana rero, Imana ni nziza. Ibyo nyine biratambuka byara abana. Ariko nawe ikintu Imana yamubwiye kirakomeye. Yaramubwiye ngo kubera ikintu wakoze ntabwo inkota izava mu rugo rwawe, ntizaruvamo. Kubera kwifuza umva abantu bigihize bigeraho ingaruka ukuntu bangana. Abazamukomokaho bose ariho havuye Amunoni akinda Tamari. Uyu Amunoni kandi Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Tamari yari umukobwa mwiza. Burya abakobwa beza barifuzwa. Abasore bacu hanzanga ubona barashize kwera kwifuza abakobwa beza. Tamari rero biri tubwira ko yari umukobwa mwiza pe. Umukobwa wa Dawidi mwiza. Ngiye nahoze ntekereza ariko kubera iki Amunoni? Ni umuryango umwe. Wenda si uko yifujwe n'abanyamahanga, oya ni umuryango. Amunoni
Tamari yari umukobwa mwiza nk'uko babitubwiye. Abusalomu mwene Dawidi yari afite mushiki we mwiza witwaga Tamari. Bukeye Amunoni mwene Dawidi aramubenguka. Buriya kumubenguka ese yari bwamuzagira umugore, wenda yari mushiki we. Kandi ntekereza nacyo ko iki gihe byari bigoranye ko abantu batikirongora abashiki babo. Uyu amategeko ya Mose tubona mu Balewi ntabwo yabyemeraga, ariko ingorane ziravutse, atangiye kwifuza kuko arabengutse. Ikiri butubwire ko yagize kwifuza nuko turibuze kwibona mu mirongo yo hasi. Amunoni ahagarika umutima ku bwa mushiki we Tamari, bituma arwara kuko yari umwari kandi abona ko bimukomereye kugira icyo yamukoraho. Ariko baze kugira ngo kuno umuntu ugere ubwo urwara, ararwara pe, ararwara kubera kubuntu bwiza bwa Tamari kandi azi ko ari mushiki we. Burya igihe n'umuntu yifuza akifuza ibidashoboka, ukabona rwose warifuje ariko ibintu wifuje biragoye, ntibishoboka. ngira ngo umuntu w'Imana watuganirije ku itegeko ryo gusambana, hari ahantu yageze agaruka kuri igitekerezo cya Tamari na Amunoni, agaragaza amakosa ajya abaho ndetse no mu bantu b'Imana kutagira icyo abantu bitaho. Ukabona abana b'abahungu n'ab'abakobwa mu miryango yacu, ugasanga ababyeyi ntabwo batinya kubararanya, nyamara imibiri yabo yo irakora. Umwana w'umuhungu agatinyuka kubona ibyo uko mushiki wateye, kandi umubiri we urakora kugeza ubwo ubwonko buzapfa bukaba bwakwifuza ibindi bintu. Yabivuze kuri iki kintu cyo kuba mushiki na musaza bashobora kugera ubwo bifuzanya, ko hari ingabano zamaze kurenga, agaragaza yuko ibyo bintu rwose ababyeyi bakwiye kubyitaho, kwitonda. Umwana w'umukobwa akahabwa icyubahiro cy'ubukobwa bwe, bidakomose ngo nuko ari kumwe na musaza we ko wenda basangira biriranwa. Ibyo bintu ntabwo byemewe mu bantu b'Imana. Bivuze ngo hari imirongo runaka yagiye irengwaho kugeza ubwo Amunoni yabonye ibyo atagombaga kubona, kugeza ubwo arwaye. Kandi indwara arwaye nta yindi ni ukubenguka. Umutima wa mushiki wari mwiza cyane bituma ararwara. Buriya byanze bikunze, nkurikije ikiganiro umuvandimwe yaduhaye, hari ingabano zarenzweho, yenda bagasangira hamwe, bakambarira hamwe, bakagira gute, ubwonko bwa Busalomu butangira gupfa gakeya. Ariko urumva nyine byagejeje ku cyifuzo kidasanzwe gikomeye. Umurongo wa 3, Amunoni yari afite inshuti ye yitwaga Yonadabu mwene Shimeya mukuru wa Dawidi, kandi Yonadabu yari umugabo w'inkurumbanya cyane. Inkurumbanya baba bafite utuntu hanze ahangaha bakabita inkurumbanya. Biravuze ngo uyu Yonadabu yarateye ubwoko, yari inkurumbanya cyane, wongeyeho cyane, yari umuntu wajyana muri misiyo akayikora neza nuko. Ariko ngo yari inshuti ya Amunoni. Hari rero umuntu agira n'inshuti z'inkurumbanya rwose, akaba arayifite inshuti iraho izi kudurumbanya inkurumbanya. Nuko aramubaza ati, wa mwana w'umwami we, ni iki gihora kikunanura uko bukeye, ntiwabimbwira? Amunoni aramusubiza ati, umva, nabengutse Tamari mushiki wa mwene data Abusalomu. Urumva ibintu birihuye bikomeye, umuntu yarwaye ari kugenda yonda, ari kunanuka, kandi bwami se hari ibiryo, hari ahantu heza ho kuryama, hari abamubyinira akanezerwa, ariko bakabona ari kugenda yonda nanuka. Kompone unanuka, nicyo kituma utabimbwira? Ati buriya ntabwo byoroshye, nabengutse Tamari kandi ni mushiki wanjye. N'uyu mugabo yari abizi, Yonadabu yari azi ko ari mushiki we, ariko amugira inama iteye ubwoba. Buriya dukwiye kwitondera inshuti dufite hanze. Hari inshuti zidufasha kugira ngo ibyo twifuza byihute kandi Imana ibituze. Ukagira inshuti rwose ikakwereka ukuntu uzajya kwiba umuntu, ikakwereka ukuntu uzica umuntu kugira ngo ibyo mwifuzaho bibone. Wazamuhirika ukamuvana ku kazi, ukamuvana, ukabona promotion. Izo nshuti ziriho. Na Amunoni yarayifite Yonadabu,
Nadabu aramubwira ati iryamire ku buriri bwawe wirwaze urumva n'ubundi se ko arwaye wongere wirwaze urembe utitire wirwaze maze so naza kukureba umubwira uti ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamare azampa icyo ndya anterekere ibyo kurya hano imbere yanjye abinterekere kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze. Ako burya ababyeyi tujya uyu mubyeyi yumvaga iyo ndwara kuko ntabwo mbizi burya Satani n'ikiremwa giteye ubwoba. Sinzi ariko ababyeyi batega amatwi aya magambo uri kuvuga kuko ni amagambo akomeye. Ababyeyi bajya bagira urukundo nanone ugasanga rurarenze. Urukundo ni rwo gukiza uyu muntu. Ujya mu Gifaransa ngo ni purire d'ignorance. Umuntu neza ukamwicira mu bujiji. Ibaze ngo kuki umubyeyi adatekereza. Kuki atatekereje ariko si indwara. Ubu iyi ndwara kwivura biragoye. Kuki umwana aririra ibintu bimwangiza nawe bizi ko bimwangiza. Ngo bizane kandi wibuke yuko aba bantu bari abantu b'Imana. Bari Abisirayeli, bari abantu b'Imana, bazi Imana icyo ari cyo. Umunyamasengesho tuzi no muri ibyo wari ukomeye muri Bibiliya. Ariko Yonadabu atumva umva muno wewe ugira ikibazo genda wirwaze. Noneho papa naza umubwira uti ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamare azampa ibyo icyo nicyo kuzana icyo kurya ntacyo byari bitwaye antereke ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirebe wenda no kubizana ni ibintu wenda niba ari muri saro se ntacyo bitwaye wenda ese ibyo bintu byari biri hehe mbirire mu ntoki ze. Ariko noneho kubirira mu ntoki ntigeze avuga ati ureke n'akanana kavuza umuntu umwe. Aho urumva ko harimo ikibazo kandi umurwayi se arwarira hehe? Nta murwayi se arwarira muri saro. Hari ahantu arwarira kuko ntabwo umurwayi ntabwo yarwarira muri saro. Hari ahantu agomba kuba aryamye wenda bashobora kumusohora bakamujyana hanze ariko biriya ntabwo yatubwiye ko yari ari hanze kuko yagomba kwirwaza akagenda akaryama. Ariko azana n'akandi kantu ati wowe umubwira azana ibyo kurya abirire mu ntoki ze. Hano Dawidi cyangwa se umubyeyi banza atarashyizemo akantu k'inyurabwenge wenda sinzi ashobora kuba yaravuzemo akantu k'inyurabwenge. Wawe basi uyu mwana wanjye mbireba hari ababyeyi nagiye nsura ingo zabo hari abana nagiye mfasha mu masomo ya nimugoroba nkareba uko babayeho ariko ukabona umubyeyi afite urukundo akunda abana be ariko rwuzuyemo ubujiji. Hari ababyeyi twagiye tubipfa nkavuga se umwana ko uvuga ko ari gutsindwa ariko ukaba ureba arara kuri televiziyo akaba gusaba amafaranga yo kujya gushyirisha filime kuri flash ukayamuha ubundi uri kumufasha iki? Kandi ubwo umwana arabishaka aramwereka ko abishaka ariko umubyeyi nawe akumva nta kibazo umwana se ko abishaka. Buriya rero ababyeyi dukwiye kwitonda buriya buriya nabayeho umwarimu nako n'ubundi mwarimu. Hari ikigo nakoragamo ntashaka kuvuga aka kanya. Hari umwana nigishaga w'umukobwa yari umukobwa uhorana ubutesi agahora ari umuntu umwaka avugira mu mazuru ikintu cyose mama akavugira mu mazuru. Ndaze umwana ngira amahirwe mama waraza turaganira. Mama arambwira mwana wanjye ni mumukunda ibintu byinshi. Ndavuga ni mama ni umwana wawe waramutetesheje cyane yumva mukoze ku mutima ko ayo mateka yarayazi. Ndabwira rero uyu mwana wawe nundatabarira hafi no gutsindwa azatsindwa kuko ubutesi bwe ibaza umwana utarashoboraga kwambara akamambiri muri doro hamwe n'abandi bana akumva ko rwose ntawakora kubye kubikoraho nukurira ubutesi bwinshi. Ariko amanota yarasohotse kuko basaga ari mu cyiciro cy'abantu batsinzwe. Rimwe na rimwe ababyeyi barasaba kwitonda bakitondera ibyo abana babasaba bakitondera ibyo bumvise nk'amakuru bagatekerezaho kabiri cyane. Susurasa nyine icyo Dawidi kutubwira cyabaye cyo kutagira icyo yitaho. Dawidi rwose acyumviye inkuru ubu burwayi Dawidi ntiyarabuze abaganga. Dawidi ntiyarabuze abantu bo kuvuga uyu mwana arwaye iki n'ibipimo no kumupima ubwo burwayi bwe bashobora kubigeraho. Ariko rwose imirongo ye hepfo iragera itwereka yuko Dawidi atigeze
abitekerezaho ngo abihe umwanya. Nuko Amunoni araryama kuko arirwaza, yararyamye arirwaza pe, araremba. Burya abantu bajya barwara bakirwaza bakaremba, wamukoraho ukumva ararwaye kandi ari ukubera ibyo yifuje nk'uko Dawidi yabyifuje bikamutera kurwara. Kandi ihame ry'ubuzima ritubwira ko kugira ngo twitunyire amagara mazima dukwiye guhora tunezerewe. Burya umuntu atangiye kwifuza ibyishimo biba bikeya akarwara. Ibaza umuntu wifuje akarwara, iki kintu kirakomeye. Kwifuza gusa nta nibu yamuriye ngo arware malaria, wenda nta n'ibintu bidasanzwe yarengo bimwanya, ariko gusa kwifuza bitera umuntu kurwara akaryama, kuko yaragiye araryama kandi iyo bamurebaga babona ko arwaye. Abarwaye psychological, intekerezo ziba zarangiye. Kandi buryo umuntu arwaye mu mitekerereze abarwaye bikomeye. Ushobora kurwara ukuguru, ugatekereza neza, ugatanga inama nzima, ugakunda abantu, ukabafasha, ariko ubwonko iyo byagezemo byarwariye aho ngaho reka biba byarangiye, ntabwo aba akiri muzima namba. Yego. Maze umwami aje kumureba, ubwo urumva yarwaye yanaryamye. Turacyari muri cya gice yego cyambere cya Samuel 13, rwa kabiri rwa Samuel igice cya 13. cya kabiri. Amunoni arababwira ati ndakwinginze, ya nama yamugiriye Yonadabu, ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekera udutsima tubiri imbere yanjye turire mu ntoki ze. Nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati ubu ngubu jya kwa musaza wawe Amunoni umutekere ibyo kurya. Vuga ngo Dawidi we yarabyumvise, cyumva rwose ni okay, nta kibazo gihari, Tamari naze ugende kwa musaza wawe. Hanyuma buri yari ubona umuntu ukagira ngo wenda nta kibazo afite, tugwe kugira n'amakenga. Ari Tamari ntigeze agira amakenga, wase mushiki wanjye musaza wanjye arwaye gute. Ari Dawidi ntigeze abaza abantu baba hafi ku mwami byanga bikuna, ntago aba wenyine. Ntigeze avuga ati ariko umwana wanjye bimeze, aho yahise atanga itegeko ati Tamari ngwino jya gutekera musaza wawe. Tamari yaraje. Nuko nyine Dawidi niko yabigenje, aramutumiza Tamari, genda utekere Amunoni musaza umuzanire ibyo kurya. Nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni asanga araryamye, yenda urwanga arubumbiramo udutsima imbere ye, aratwotsa, asingira urukarangiro ayimushyira imbere yanga kurya. Maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze, umugabo wese ariheza. Ngahibaza yabwiye abagabo ati nimwiheze, ariko kuki abagabo yababwiye kwiheza? Kandi umuti wose umuti ubwira abantu ngo biheze, noneho ni n'abagabo si n'abagore. Urumva ko umwana w'umwami nyine afite urugo rwe, ati nimwiheze, nimuve mu nzira, mujye kure, ntabwo nshaka wenda mugende kubera ko abagaragu burya n'abana beza barumvira pe. Baravuze bati ko umwana w'umwami aravuze reka twiheze, arashaka kuganira na mushiki we. Ariko Tamari yahuye n'ibibazo. Nuko umurongo wa 10, nuko Amunoni abwira Tamari ati nzanira ibyo kurya ku murere ndire mu ntoki zawe. Nuko Tamari yandika udutsima ahishije adushyira musaza wa Amunoni ku murere, ayimuhereje ngo arye, aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data. Uyu muntu yarenze arayibiryo, misiyo yari afite yatumye ko bamutekera ibiryo, ariko nta nzara yari afite. Noneho wumva ukuntu icyaha cyo kwifuza ari kibi, yanibagiye ko ari mwene se, yari azi ko ari mwene data we, ntiyari yabyibaye ko ntiyari yasinze. Umuntu ashobora gusinda agakora ibintu bitari byo, ariko uyu nguyu yari muzima. Usibye ko yari yirwaje nk'inama bari bamugiriye. Nuko arangije Tamari ati burya ntago nkeneye ibiryo ni wenyine, ngwino turyamane. Ntabwo Tamari ibi bintu yari abizi. Burya ibintu abantu bakwifuzaho, ukwifuza umugore wawe, wifuza inka ya mugenzi wawe, wifuza ntago ubizi, biba bizwi ntubyifuza. Kandi nawe kumva wenda zanabibona, ariko birangira n'ubundi ntacyo bimumariye, kubera yuko ikimana yabuzanije ntago cyakugwamaho. Nuko ati ngwino turyamane. 12 nawe aramusubiza ati oya mwene data. Bari barimo bitana bene data.
Tamara ati Amunoni ati mwene data, Tamara ati mwene data. Oya rwose, kubera iki yavuze ati oya mwene data? Winkoze isoni, kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isirayeli. We gukora iby'upfu nk'ibi. Mu Isirayeli niho abantu bavugaga Imana. Ntabwo muri Isirayeli nk'abantu bari bafite amategeko agenga ibyo gushakana, agenga ibyo kuryamana kw'abantu runaka. Ntabwo yemeraga ko umuntu yakwenda mushiki we, kuko ntabwo byari byemewe. Ibyo bintu byaba ari ukoze soni muri Isirayeli. Ibyo bintu byirinde. Aho kugira ngo abantu bifuza barumva umuntu washegeye ibintu by'abandi, aba ameze nk'umuntu uri mu yindi si. Ni cya kindi cya inyoha. Inyoha. Ubujiji buba bwamaze kumucakira, bwamutemye muri mwijima ubuditse. Inyoha. Urabona Tamara yari umwana, yari umukristo pe. Aravuga ati ibyo bintu bikoje soni muri icyo kintu ni ikibi, have wibitinyuka. Ariko kugira ngo Amunoni ugira ngo se yarabyumvise, ntabwo ariko byagenze bite rero? Mbese nkanjye izo soni nazicana he? Kandi nawe waba ubaye igicucu muri Isirayeli. None ndakwinginze ubivugane n'umwami, kuko atazakunyima. Ariko yanga kumwumvira, maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. Urumva icyambere yaravuze ati urabikora. Icyambere urabubaye igicucu. Icya kabiri turatubaye igitutsi muri Isirayeli. Yamubwiye ibintu byinshi bikomeye. Uzi ko umuntu amaze kugera ku rwego rwo kwifuza amwita n'igicucu, avuga ati ntacyo ubucucu bwagenda bwemeye, ntacyo bintwaye mbaye igicucu. Inyori nyine ubujiji buba bwamugeze, ntacyo bintwaye kuba igicucu, nta nicyo bintwaye gukorwa n'isoni, ntacyo bintwaye abc byose ababona ntacyo bimutwaye. Ariko se uzi kubaho kaba igicucu mu buzima kwitwa iryo zina, nta n'umuntu wanezezwa no kwitwana ari muzima. Umuntu avuga ati wowe umeze gutyo uri igicucu, ushobora no kujya kumurega uti warambabaje. Ariko reba umwana w'umwami, nta mwami wabyara umuntu w'igicucu, kuko umuntu ajya kuba umwami cyambere Imana iba yaramwimikije amavuta. Ari umuntu utarigeze urwara rwingira, wariye neza, karya nyine iby'ibwami. Bose umuntu avukira ibwami akarwingira ku buryo ajya ku rwego rw'igicucu. Ariko kubera ingaruka kwifuza, itegeko ryo kwica, itegeko rya 10 ryo kwifuza rirakumanura rikakugeza no kuba igicucu. Nuko Dawidi na Amunoni nuko birangira rero arenze ku byo mushiki wamugiremo inama. Turaba tubaye ikibazo muri Isirayeli, ntabwo data yakunyima nk'umwami binyuze mu nzira ziri official. Wenda iyo banyura muri zina bari gusanga koko bidakwira bakamushakira undi mukobwa mwiza, ntabwo yari kumubona. Ibitekerezo bye bigakuringa dawuni, akaba umuntu normal ntaragatekereza neza. Ariko yaravuze ati wape, reka mbikore vuba. Amurusha amaboko. Burya abagabo rabazi ko rimwe na rimwe tuba turi amanyama. Yari yanarwaye, ariko se umurwayi ahubwo muri kuruburu warwaye akagera n'imbaraga zo gufata umuntu. Ubundi umurwayi barabona izo mbaraga n'ibiko burwayi mbega uburwayi. Uburwayi ntabwo busobanutse. Nuko aramufata pe, abaryamanye nawe. Ubwo misiyo yo kwifuza kwe ahangaha tusa nkaho iba yacivuti. Wayigezeho, yifuje nyine Tamari, ubwiza bwe abugezeho. Ariko se byarangiye bite? Buriya abantu benshi bajya bifuza ibintu. Twasomye muri Yesaya, Satani avuga ati giye ndashaka kuzamura intebe yanjye gasombe isumba byose. Ariko Yesaya byarangiye batweretse yuko ngo uzamanuka ujye kuzimu kunde barwarwo. Kugira ngo se abantu bose bazatanga ati bo mbere se ni wowe kwa wundi twari tuzi. Yego, katwumve bya Munoni agahinda gusa. Maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwose ubwinshi urukundo yari amukunze. Amunoni aramubwira ati haguruka ugende. Ibaza urukundo wakunze umuntu noneho bikagira ubwo umwanga inshuro zenze urukundo wamukundaga. Hano hari agatabo kitwa Amategeko 10 muri page zawe muri 118. Ihangane twumva amagambo akurikiraho. Ndagira ngo ndagarukaho ntabwo mpagaze. Hari amagambo nahoze nsoma yanteye ubwo. Ni agatabo kitwa Amategeko 10 y'Imana.
ese byamera bite dukoze ibihuje n'inzira y'Imana ku mategeko 10 iri tegeko ribuza abantu kwifuza bavuzemo ikintu bita niba ari agahararo bavuzemo umuntu witwa Diana yabyakiriye. Uyu Diana ni inkuru ndende yagiye itangira. Mama yakundaga kuvuga ati itegereze kugeza ubwo igishya kiri buze guta agaciro kacyo. Ubwo mereye kuri urwo rukundo yari yakunze cyari nk'agashya, ariko birangira n'ubundi agashya birangira igihe gateye agaciro. Iyo radiyo yanjye ni umwana wari wabonye umuntu afite radiyo w'umukobwa akagataba abantu bazagira umwanya bakagasoma ku bijyanye n'iri tegeko. Abona umwana w'umukobwa yifitiye radiyo, hanyuma arayishegera, aragenda ashaka n'amadolari menshi, nabonye ari 43. Amaze kuyagura, hari igihe ngo yagiye radiyo iza kumeneka kandi yari yaramuhenze. Ariho bavuze ngo igihe agashya nyine igishya kiri buze guta agaciro. Iyo radiyo yanjye itaza kumeneka uwo munsi, igishya ubushyashya no kunezezwa no gutungana byari kugenda biyoyoka uko biri kose. Umwe yari yayiguza yayishegeye radiyo, ibintu byose arabireka, byagomba gukora ati ndayigura, kandi n'umuntu yayibonanye kubera kwifuza cyane ibintu byose yarabiretse ajya kugura iyi radiyo. Ahari se ku munsi wa mbere cyangwa ku wa kabiri nyine ukuntu byari kugenda biyoyoka bwa bushyuhe yayigiranye bwo kujya kuyigura. Ahubwo byaba byarakomereje kuba iryo ni itegeko ry'ubuzima. Abantu babona umunezero wabo mu bintu biri buri gihe, bagomba gukomeza baba ku kintu bajya ku kindi iyo bakurikirana ibishishikaza abantu n'imideri mishya. Kandi igikurikiraho gikwiriye kuba kirushijeho kuba kinini, kinoze kandi kirushijeho kwihuta kuba gishya, kubera ko igishya mu by'ukuri ntikiramba. Ariko ntabwo nzi niba abantu icyo kintu kuba kirakomeye, ntabwo nzi niba abantu nabo babyumva cyangwa bazabireho no mu mibereho yabo. Umuntu aba ataratunga telefone, ndabyibuka nkirangiza secondaire nta telefone nagiraga. Ndakumva afite ubwuzu cyane bwo kuzatunga telefone. Naje gutunga agatelefone ka gatushe, numva ndishimye. Ariko ibyo byishimo ntabwo bishobora kwezi, ntabwo bishoboka. Wapi ukumva none ashaka smartphone nabwo ukayifuza cyane, wenda ukabona urayiguza. Ndabyibuka njya kwiga muri kaminuza, ubwo n'ubuhamya bwanjye ndi kuvuga, numva ngo natsinze. Byari celebration mu mutima wanjye, numva ari ikintu ngezeho kidasanzwe. Ariko nyigeramo rwose pe ntabwo byama, dore ko icyo gihe byanaducanganyukishije ubuzima bwo kuri kaminuza bugoranye, dushakisha buruse, hariho ibyiciro by'ubudehe byari bitangiye. Ibyishimo by'uko ngiye kwiga kaminuza ushaka kuba bitaramaze icyumweru. Stress, hari ibintu uhura nabyo, stress zikaza. Waganira n'umuntu mu kazi ugiyemo, ibintu byose wari uri kwifuza ko wavuga ngo na achievement, waganira n'umuntu ukavuga uti ntabwo uzi stress birimo, ntabwo uzi, uravuga ibyo utazi, mbega ugasanga nta muntu unyuzwe ku isi. Reka ku buryo nta kintu na gito cyari gikwiye gutuma umuntu ata umurongo wo kubaha Imana ngo agishyireho umutima we akifuze cyane, kuko nubwo akifuza cyane ibyishimo kizamuzanira niba ntago bizaboneka. Kuko bavuze ngo igishya ngo uko bwije nuko bukeye kigenda kirangira. Hano bavuze umuntu witwa Diana. Uyu Diana ngo yari umukobwa mwiza cyane. Nabaje Jerry ubwo namubonaga mu mezi make ashize, ese ntabwo ukiri kumwe na Diana? Yari yahoze ambwira iby'umukobwa w'igitangaza wasangiraga nawe ubuzima bwe n'inzu ye yabagamo. Yaravuze ati oya, yari mwiza kandi mu by'ukuri yari umukobwa w'umutima mwiza, ariko numvaga ntakimushaka. Noneho namubwiye ko byose byari birangiye. Uri umukobwa mwiza w'ikizingereza, mbega umukobwa w'igitangaza. Ariko uko bwagiye bucya nuko bwije byagiye bimanuka. Hano baravuze ngo ese Diana yabyakiriye ati? Nawe ubwo yari umukobwa mwiza avuga ati nabonye umugabo nageze ubwo twere ku maradiyo hejuru tuvuga umuntu aguze radiyo abona ni nziza, uri nabona umugore akabona ni bwiza. Ariko baje Diana ko yabyakiriye aravuga ngo mu by'ukuri byaramugoye kubyakira.
yararize cyane maze avuga ko yari yarankoreye ibyiza byose byashobokaga kandi ko atarazi uko noneho ashobora kwitwara atamufite. Ariko nanababwiye nti sinshobora kwihata ikintu mu gihe ntakiyumvamo kandi ntabwo ariko bikimeze. None rero bifata uko biri byararangiye. Mu bigaragara Jerry ntiyashoboraga kubona uburyo imyifatire ye mu by'ukuri yari ishingiye ku inarijye ku buryo bukabije. Navuga ngo abantu bose byabo washatse kugura iradiyo akanayigura ashingiye ku muntu abonye ayifite, yaba ari wagize amahirwe akabona umugore mwiza yamwirutseho, ariko byose biragera ukabona nyine nta gaciro bifite, agaciro kabyo nyine kararangiye. N'uyu Amunoni misiyo yayigezeho, Amunoni yamushatse rwose, nako Tamara aramushatse Amunoni na dabakinye diplomasi wenda niko nabyita, abazanyumva bihangane diplomasi n'ibindi ariko misiyo yaragenda yijyamo, agira inama Amunoni yabibwiriye se, Tamara bimugezeho nuko birabaye. Ariko kibabaje baravuze ngo Amunoni amwanga urunuka. Burya umuntu mwaryamanye wenda abazatwumva bazihangane, mukwiye kubahana. Umuntu mwasangiye, umuntu mwaryamanye, mushobora kuba mwabinyuze mu nzira zitari zo, ariko buriya kumwanga urunuka ni ikintu buriya kibi cyane. Ahubwo mukwiye kubana bati nabiteguye nkora amakosa rwose umbabarire, ukabona uba uciye bugufi mbega ugaca bugufi ugasaba imbabazi. Ariko Amunoni we ngo yamwanze urunuka rutagira, reba ikintu kitagira akagero. Nawe wumva icyo kintu, urwango runuka rutagira akagero. Urwango yamwanze rwaruse ubwinshi, urukundo yari yamukunze. Reba urukundo yamukunze akagera ubwo arwara, akageza ubwo ashaka amaboko yo kuyanga mugereho. Nawe reba none ngo rwabaye urwango rwinshi ruruta urukundo yamukunze. Amunoni amubwira ati haguruka ugende. Se buriya yaramwohereje, cyambere yaramugize umugore atanabimusabye, batabyumvikanye. Yagombaga kuba ari busaba ko yakoze amahano akanyerera akigena avuga ati reka nsige uyu mwana wenda basange ibi bintu byabaye. Ariko bazavuga ati wowe toka haguruka ugende. Kandi amaze kumukoresha ibintu batumvikanyeho, yamugiriye inama, yagize gute. Abantu bifuza rimwe rimwe ntago bajya bagirwa inama, ariko iyo byahindutse bikaba bibi birangira koko byabaye bibi nkuko byabaye bibi. Reba Tamari nawe mureba ukuntu ameze aho hantu ari, yaje gutanga serivisi aje gufasha umurwayi. So umuntu wari ufite ubumuntu bucakora, hari abantu muri bincakora wenda ubwo buzima bubayemo. Ariko Tamari ngo yari umwari, afite n'ibitekerezo bihamye byo kwanga kwitwa igitutsi, byo kwanga kwitwa igicucu, akumva rwose anejejwe ubwoko bw'Imana, yumvaga abufuhira akanga ko ikibi cyaza. Ariko Amunoni birangira bigenze uku nguku, urwango rutagira akagero. Nawe wumva ikintu kitagira akagero, nawe aramusubiza ati reka kuko iki cyaha ukora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye. Cyaha cyo ko yari yamufashe ku ngufu, kumukina no kumufata kumva umukina mwana cyacu ko muri iminsi cyari kibi. Ariko none cyo kongera kumwirukana nacyo cyari kibi kuruta icyo yaramaze gukora. Amunoni ariko yanze kumwumva arabyanga, maze ahamagara umunyagikari we arambwira ati sohora uyu mukobwa amvire mu nzu maze umukingiranire hanze. Kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi kuko ariko abakobwa b'umwami babari bajyaga bambara. Urumva yaje ari umwari, ntabwo yari umuntu w'ikirara. Ni iminsi ubona umusamanyi we yarageze ku ntera ikomeye, abantu rimwe na rimwe bakaba batangira gusambana bakiri batoya. Ariko Tamari yari umwana warinze ubusugi bwe. Bivuze ngo suko muri Isirayeli atashobora kuba ubusamanyi ko Satani nta wadatera, ariko uyu mwana yari umwana ukirinze ubusugi bwe, ukiri mu murongo w'iby'Imana. Ariko kubera icyaha cyo kwifuza kwa Amunoni birangira amushoye mu bintu atari yatekereje kandi atari yakoreye umugambi. Rero abo bakobwa b'ibwami bambaraga imyambaro irimo amabara menshi y'ibitare, bigaragaza ko ari abakobwa bakiri abari. Nako uyu mukobwa Tamari yari ameze ku murongo wa 16 wa 18, kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi kuko ariko abakobwa b'umwami babajyaga bambara. Nuko umugaragu we aramusohora kuko arabitegetswe, aramukingirana. Maze Tamari
yirorera ivu mu mutwe, ashishimura umwambaro we w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko agenda arira umugende aboroga. Umusaza we Abusalomu amubonye aramubaza ati mbega wahuye na musaza wawe Amunoni? Nuko ihorere mwene mama, ni musaza wawe, we gushengurwa umutima n'ibyo. Nuko Tamari agoma kwa musaza Abusalomu nk'umwage. Maze umwami Dawidi yumvise ibyo byose ararakara cyane. Kuki Dawidi yarakaye atigeze abitekerezaho mbere hose? Abagatiye umwana w'umusore uri kurwara indwara itari buza n'abaganga, ikazana umwana w'umukobwa uri busabwe kujya mu gikoni agateka, bikaba ngombwa ko ari buzane mu biganza. Yararakaye cyane. Ariko burya ababyeyi bakwiye kugira amakenga hakiri kare. Burya uburakari ni ikintu gisaba ushobora kubona hari ikosa wakoze kandi ukarakara, ariko mukwiye kurinda ibintu bitaraba uburakari ntibube ikintu kikosa wowe ubwawe wakoze. Ntabwo twari dukwiye guhangana n'ingaruka, dukwiye gushaka ko ibintu bitazaba. Ngira ngo nicyo twabwiraga ababyeyi bo kongera gutekereza. Ariko kandi umuntu wese ufite ibyo ararikiye, isomo nge mvanye muri iki gitekerezo nuko abantu bakwiye gutekereza kabiri. Ibintu abantu bari guhurumbira cyangwa se bagize imigambi bibi yo kwikunda kugira ngo babigereho, n'ubundi nta munezero biri butange. Ntawo rwose. Urabona yuko uyu nguyu icyo yari biratangaje. Uyu muntu uko yifuzaga uyu mukobwa amaze kumufata kuki ngo urwango yamwanze rwaruse kure rwabaye rwinshi, urukundo yamukunda. Ntabwo wamenya ukuntu bigenze. Kandi nagiye numva abasore n'inkumi bagira kwicuza nk'uko nguko. Uvuga ubundi ibi bintu nari ndimo byari ni ibiki? Mbega kwibwira yuko hari icyo byari kukugezaho, ariko ugasanga ahubwo bisenya byakumanuye wari ufite, cyangwa se ubuzima bwawe buranahangirikiye. Rero abantu bajya bagira ibyifuzo nk'ibi ngibi, bamwe bakabyita amazina meza, amatsiko, ibindi. Ariko twongeye gutekereza kuri iki gitekerezo kugira ngo tugire ibitekerezo bizima, imigambi ihamye, mbega ibintu bikorwe nk'uko Imana yabigennye. Ntabwo rero ari Dawidi warakaye gusa, kuko burya icyaha kiza abantu bagira ngo kiroroheje, ariko umuntu witwa Abusalomu, kandi Abusalomu ntiyaba akivugana na Amunoni ibibi cyangwa ibyiza, kuko Abusalomu yari yanze Amunoni ubwo yakojeje isoni mushiki we Tamari. Umva abantu byahise bigira impact. Tamari atakaje ubusugi bwe, nigeze abitegura. Dawidi ararakaye, Abusalomu arashwanye n'umuvandimwe we. Nta kibi nta cyiza, bivuze ngo icyo bijya communication itumanaho ryahise ricikamo kabiri. Hano iyo ukomeje ugasoma usanga Abusalomu ataragiye ngo atuze gusa, ahubwo ko siyo bita arahora. Abusalomu ahora Amunoni ibya mushiki we aramwica. Byaje kurangira Amunoni atakiriho kubera ingaruka zo kwica itegeko ry'Imana ryo ntukifuze. Nayo yarise baduhaye ibintu bitandukanye tutagomba kwifuza. Imana yashimye ko abantu batakwiye, kuko ingaruka bizana uburakari. Dawidi yararakaye kubeshya. Amunoni yarabeshye ngo ararwaye, kandi mu by'ukuri nahise uburwayi nta gipimo bamushyizemo. Inama mbi, Jonadabu yatanze inama mbi bishingiye ku cyaha kimwe bita kwifuza gusa. Birangira na Amunoni apfuye. Yarapfuye Amunoni. Biragenda birakururuka urugo rwa Dawidi. Dawidi niwe twahereyeho. Ya nkota ahari byatangiriye iragenda ibi inkota, kubera ko icyaha cyo kwifuza cyageze mu mitima yabo. Rero ijambo ry'Imana rizima ni umurinzi. Rero iki ni ikibazo gikomeye, kandi turabona akaga giteje. Nkibaza nti mbese none umuti wo kunwa ni gute iki kibazo cyo kwifuza cyacika mu bantu? Ni we muti turi bunywe ijambo ry'Imana riturangira. Murakoze. Ntabwo byoroshye. Ubuzima bwangijwe n'icyaha kuva kuri Adamu wa mbere kazamuka kugeza natwe muri iyi minsi. Abantu twese tuvuka twambaye kamere y'icyaha, ko Paul avuze ngo
mu Baroma 3:23 twese twakoze ibyaha ntitwashyira ubwiza bw'Imana kandi ko icyaha kwa mbere ni ukwica amategeko y'Imana. Tukica amategeko y'Imana tuba twamaze gukora ibyaha mu buryo butandukanye. Ariko wenda mbere yuko tugera ku musozo neza, ayo dusomye mu rwandiko Petero rwa kabiri rwa Petero igice cya mbere ku murongo kuva ku wa 5 wenda tureza ku murongo wa 9, baratubwiye ngo ibyo aba ari byo bituma mugira umwete wose. Abantu b'Imana dukwiye kugira kwizera tukakongeraho ingeso nziza tukazongeraho kumenya, kuko amategeko y'Imana tuyamenya kuko twayasomye. Ntabwo twaba niba tutarasoma ngo tuye mu byanditswe byera, ntabwo amategeko y'Imana dushobora kuyamenya. Kumenya tukakongeraho kwirinda. Abantu b'Imana dukwiye kwirinda bitwangiza bitujyana muri izo ngorane zose. Kurira tukakongeraho kwihangana tukakongeraho kubaha Imana tukakongeraho gukunda bene data, tukakongeraho urukundo, kuko ibyo nibiba muri twebwe bikatugwiramo bizatuma tutaba abanyabute cyangwa ngomba kubyo kumenya neza umwami wacu Yesu Kristo. Wanga abantu b'Imana barasabwa kugira kwizera, bakava mu kwizera bakagira ingeso nziza, bakagira ubumenyi muri ubu buzima burakenewe, haba mu by'umwuka no mu buzima busanzwe. Tukagira kwirinda, tukagira kwihangana, bakasoza bakaba dukwiye kugira urukundo. Kandi urukundo ni ikinyuranyo cy'ayanarige, kandi inarige n'ubundi nicyo kiganja abantu benshi, kiba wamuzi. Twatubwiye ngo ni umuzi w'ibyaha byose. Abantu rero dukwiye kugira urukundo, tugakunda Imana, tugakunda na bene data. Ariko iyo dusomye mu rwa mbere rwa Timoteyo ugera ku musozo neza, hari amagambo Paulo yavuze mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cyaho cya 6 ku murongo wa 6 kugeza 8. Nubwo dukwiye kugira iyo mico yose myiza, tukaba abantu rwose bafite icyerekezo cy'ubuzima bijyanye n'umwuka, tukagira urukundo, tukubaha Imana ndetse n'abagenzi bacu. Ariko hari icyo Timoteyo mu rwa mbere rwa Timoteyo cya 6 mu wa 6 kugeza 8 hari amagambo meza cyane ngira ngo duse nk'abasorezaho. Paulo yaravuze ngo icyakora koko kubaha Imana yo gufatanya no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo twazanye mu isi kandi ntacyo tuzabasha kuyivanamo. Ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagize tunyurwe nabyo, ko abifuza kuba abatunze bagwa mu mwoshya no mu mutego no mu irari ryinshi ry'ubupfu ryangiza rihoraho rikaroha abantu mu bibahenebereza bikabarimbuza. Icyakora koko kubaha Imana, iyo kubaha Imana ne gufatanyije no kugira umutima unyuzwe kugira inyungu nyinshi. Abantu dukwiye kubaha Imana, abantu dukwiye kugira umutima unyuzwe, kandi kubaha Imana ari igihe tuzabisoma mu bitabo nk'uko turi kubivuga, tukagira ubumenyi, tukagira kwizera, tukagira ingeso nziza, tukagira urukundo n'ibintu bitandukanye. Ariko turasabwa kugira umutima unyuzwe binyuze mu kubaha Imana, bizaduhesha kubaho dutsinda bya bindi byose bitugoye, zanzira tutanyuramo nk'uko Imana zifuza z'amategeko yayo. Bizadufasha, bidushorere, bitume tugera ku rugero rwiza Imana dushakaho. Ndumva ari umuti waba iki kibazo dufite cy'ingutu cy'ukuntu twagera ku mategeko y'Imana. Amen. Urakoze. Ari amagambo uhereyeho mu rwandiko rwa kabiri Petero yanditse, usereye ku murongo wa 5, ariko hejuru hatanze amakuru numva nayo akwiye kumerwa n'abagenzi, abantu b'Imana turi kuganira. Reka mbere ku murongo wa 2. Petero arasuhuza abantu b'Imana avuga ati n'amahoro bigwire muri mwe mubiheshwa no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Amen. Kuko imbaraga z'Imana bwayo zatugaba ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubuheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Amen. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanwe mu isi no kwifuza. Hariya ntabwo turi kureba ingingo yo kwifuza. None niki cyadutera tumaze kumenya ibyo byasezeranwe by'agakiza, aribwo buntu bukomoka kuri Kristo Yesu. Turasabwa kugira umwete wose dukora bya bintu maze kutubwira ngo duhunge. Guhunga iki? Ingorane zizanwa no kwifuza.
noneho kandi Yohana nawe yabivuze gutya rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 ndumva ari umurongo wa 15 ego aravuga ati ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi umuntu nakunda iby'isi ukunda data twese ntikuba kuri muri we kuko ikiri mu isi cyose ari irari ry'umubiri ari iry'amaso cyangwa kwibona ku by'ubugingo bidaturuka kuri data twese ahubwo bituruka mu isi kandi zirashirana no kwifuza kwayo ariko ukora iby'Imana ishaka zahora witeka ryose. Amen. Abantu rero tukwiye kuzirikana ibi. Imana yaturarikira kudakunda ibyo mu isi cyangwa ibiri mu isi ye kuko ibyo mu isi byose bigendanye no kwifuza kandi uko kwifuza tumaze kubwirwa amakuru yuko ariko kwazanye kononekana mu isi kandi isi yacu irimo irashira no kwifuza kwayo Imana dufashe kugira ngo aya mahame yo kwizera amahame yo gukundana amahame yo gukunda bene data y'urukundo agwire muri twe. Amen. Kandi nkuko umaze kutubwira ingingo yo kunyurwa nkuko Petero Paulo yandikiye Timoteyo yayandikiye n'Abafilipi ngira ngo irisomo naryo ntarisangiza abantu b'Imana. Abafilipi igice cya 4 uhereye ku murongo wa 10 afite amagambo meza yo kubwira abantu vuga ati nishimiye cyane mwami wacu kuko nanone nubwo byatinze mwongeye kunzirikana cyakora mwaranzirikanaga ariko mwaburaga uburyo. 11 ibyo simbivugiye yuko nakenaga kuko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Amen. Nibyo kuko kenshi na kenshi abantu bafiri mu buzima bashishikariza kugira ibyo bifuza ariko uduhaye umuti wo kunyurwa. Paulo avuga ati simbivugiye yuko nakenaga kuko ndi kose nize kunyurwa n'ibyo mfite. Nzi gucishwa bugufi nzi no kugira ibisaga naho nabandi hose nuko nabandi kose nigishwe uburyo bwo kwihanganira byose ari uguhaga ari ugusonza ari ukugira ibisaga cyangwa gukena. None umurongo wa 13 ucubuzwa byose na Kristo umpa imbaraga. Amen. Ubwo rero uwo Kristo utuma umukena anyurwa umukira akanyurwa umuntu akishimira ubuzima arimo ategereje icy'Imana imuteganyeza cy'ejo hazaza. Uwo Kristo niwe dukeneye mu buzima bwacu turamukeneye kugira ngo aturinde bya bindi byose nazangaruka zose twabonye kugira ngo urugendo rwacu ruzagere hezo nk'iry'abakiranutsi. Tugira ku musoro rero turagushimiye cyane murakoze Sabato murakoze ko wemeye kurarika kwacu ukemera kutuganiriza murakoze kandi ukatubwira amagambo akomeye. Umunyarwanda yavuze ngo abwirwa benshi akumva beneyo. Birashoboka ko buri wese yavanye mu icyigisho cye ku rugero rwe n'ibyanganye nabyo kandi tuzi ko mwuka w'Imana ari ubasha kwigisha umunyabyaha. Ubwo rero ibyavuzwe byose turasenga dusaba data twese kugira ngo watwumvise afashwe bikurikijwe n'ubukene afite. Mwuka w'Imana muyoboye kubw'amagambo meza watuganirije. Imana igumugisha. Amen. Niba nta kindi rero watubwira wadufasha mu gusenga dusoza tugatandukana. Reka dusenge Imana yacu, Imana isumba byose, rugira rugize byose, muremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, turagushimye habwe icyubahiro. Amen. Uri Imana yo kubahwa, uri Imana yo gushimwa, uri Imana yo kwamamazwa, uri Imana yo kuvuga ibihe byose, uhabwe icyubahiro. Ijambo ryawe ni rizima, ijambo ryawe ryose rikuye mu mategeko yawe byose uko ari 10. Aya mategeko ni umushorera mwiza, ni umuyobozi mwiza, atwereka ibyo dukwiriye gukora kandi yose zura mu tegeko ry'urukundo. Turagushimye kuri Imana y'urukundo, uhabwe icyubahiro. Tugushimiye umwanya twafashe, twavuze byinshi bizumvwa n'abantu batandukanye. Buri wese uzumvira ijambo ryawe azanezezwe no kuba mu mategeko yawe, azanezezwe no kuyubaha yose uko ari 10, azanezezwe n'uko uri Imana igira imbabazi kandi kanga ikibi. Ikibi kirica, ikibi kirarimbura. Kwifuza birimbuye abantu benshi, byarimbuje Satani avanwa mu ijuru, byazanye ingorane mu muryango wa Dawidi nkuko twabibonye. Ariko Uwiteka abagufite bakakugenderaho bakakunambaho ntabwo bagerwaho n'ibi biterwa no kwica amategeko yawe. Yaduhe kugendera muri yo. Uwiteka tugushimiye kuri uyu muyoboro wo kugira ngo abantu batandukanye bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda be no hanze yacyo bakwiye kumva ijambo ryawe. Abari uzarigeza kuri kandi banezezwe no kuri Imana ishoboye byose. Uduhe umugisha wawe rero, utwuze urukundo rwawe, amahoro yawe adashira, imbabazi zawe zidashira, zikomeze kubana natwe twese, zikomeze kubana n'abazatwumva twese. Uwiteka dukomeze kugira imbaraga mu bushobozi n'ububasha bwawe.
mu izina rya Yesu.